ndashaje reposa ndashaje kivuga ndashaje nkirya ndashaje nkigenda komeza ubivuge ariko hari yavuze mbere kirengagiza ko Imana nyirijuru yarebye umwana mu mukecuru w'ingumba ikabonamo ishyanga riremereye abandi babona agakecuru kajya mu isanduku ikunanira urashoboye. Bimwe mu bimenyetso bikwereka ko ari Imana ivuze nuko iguha amasezerano atandukanye n'igihe urimo, igusanga ukubura mu muhanda ikakubwira ko uzajya Dubai. Ntibisa igusanga uri koza ibyombo ikakubwira kuzaba nyirabuja w'amahanga, isanga umugaragu ku irembo ikamuha isezerano ry'ubwami. Nyamara ngiye uko nabigenza ngubwira uko njye nabigenza, nabwo nkurikije rero ko uri bakwizamu ngiye kuzaguha igare, nimara kuguha igare nzagushakira perimi ya moto. Wavuze ko igusezeranya ko izaguha inzu baguhaye prive, uri waraye ku mifuka hanze. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Imana n'umugisha w'Imana nubane namwe mwese, kandi turabashimira abantu mwarebe muhamagaye bo twasenganye. Imana ibaho umugisha, ngira ngo mwagize ibihe byiza kandi ngomye ko turi kumwe ndacyakomeje. Umunaniro ni mwinshi ariko umutima n'ubwenge n'ubuhanga byo ntibirananirwa. Imana niyo idushoboza, nta muntu ubasha kwisoboza. Imana ibaho umugisha nk'uko nasabye umukozi w'Imana ngo tubane no kuri uyu munsi wo kuwa gatatu yahabonetse, nivangurwa ko umunsi wa kabiri w'amasengesho. Umukozi w'Imana turakwakire, izina bararyumvise byo niko bimeze. Yitwa Vedast, umukozi w'Imana, akaba umukozi w'Imana w'igihe kirekire. Muzi Imana igumisha umukozi w'Imana. Amen. Urakoze cyane, ntabwo turi butinde rero. Twari twagarukiye ku munsi wa mbere ibyo bita kwinjira mu masezerano, ariko aha tugeze kuri Karebu nyirizina. Tuve ku gice cy'abayuda bose, kuko burya aha hantu bahumve abayuda bahawe umunani wabo, ariko Heburoni yo ntiyigeze itangwa kuko bene Ruba bari bakiyicayemo. Yego nukuvuga ngo tugiye gusa n'abareba ko hari ibibazo rusange, hari umugabane wa rusange, ariko hakaba n'umugabane w'umuntu ku giti wavuye mu gukiranuka, wavuye mu isezerano, wavuye mu mpamvu. Hari uw'umuryango, hari uwa societe, ariko hakaba n'uw'umuntu ku giti cye w'umwihariko. Haleluya. Reka dusenga Imana. Turagushimiye uhora wa Isiraheli, Imana y'amahoro, turakuneze kumwe natwe kandi utugira neza. Turagushimiye ko dukunda urukundo rudasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Naze turagushimira kuri Imana yacu, mwami Imana, aho turimo tuvuga ngo nta mpamvu dayimoni yakwicara muri Heburoni yacu. Urakoze umukozi wawe, umwami umugisha, kuko ni ugiye kutuganiriza, kandi data umugire neza. Abakurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries bose, mwami ubaha umugisha, abantu batangire binjire mu byabo mu buryo bwiza, mu nzira nziza, mu mbaraga nziza, kandi babyakire Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mukomeza mukora comment, share and like, subscribe birakenewe. Mbabwira ngo mwarakoze muzika ku bihumbi 10 byumvikana ngo tuzagera kure hashoboka. Imana ibaho umugisha. Mukozi w'Imana, ni karibu, ijambo ni ryawe. Amen. Murakoze cyane. Kuri uyu munsi tugarutseho, twifuje gusangiza abadukurikira ko hari umugabane rusange, cyangwa se hari imigabane rusange, ariko hakaba n'umwihariko w'umuntu ku giti cye. Ariko kandi umwihariko w'umuntu bifite aho byaturutse. Urakoze cyane. Uyu mugabo turimo tuvugaho, turamukura kuri Karebu tumugire wowe, niwe wa mugabo we, niwe wa mubyeyi we, niwe wa mukobwa we, niwe wa musore, niwe urimo ubwirwa. Uko ufite ibintu wategereje igihe kirekire ukabirebesha amaso ariko ntubikandagiremo, kandi ari ibyawe warabyemerewe. Ni ukuvuga ngo niba tuvuze ijambo ry'Imana nka gutya, urikura kuri Karebu, ukarikura kuri Yosuwa, ukarikura mu Bisiraheli, ukarigira iryawe, kuko niwo Imana iri wibwira muri iki gihe. Ntabwo Imana ikiri kuvugana na Karebu, ntikiri kuvugana na Yosuwa. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, ariko bibi byacu mu gihe twabyizeye. Umuntu ari ijambo riri bugireho impinduka nziza ni umuntu uri kumva ijambo ry'Imana akizera ibivuzwe ko ari w'Imana ibwiye. Imana ibaho umugisha. Reka dusome hano mu gice cya 14, dusome ku murongo wa 10. Yosuwa igice cya 14 umurongo wa 10. Haraba ngo nuko Karebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka watumye mariye imyaka 45
nk'uko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshyikije imyaka 85 11 ubu ndacyafite imbaraga kuko nari nzifite urya munsi. Mose yoherezagaho uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabaruka na n'ubu niko zikiri. Amena. 12 none umbe umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Imana ishimwe. None umbe nukuvuga ngo hari ibintu atari yatse. Yego. Hari ibintu yarakiri kuvuga amagambo ariko ataragira ku ntego nyirizina. Urabona iyo umuntu arimo asaba umugeni aratangira akanyura rya bariganye baragendanye ariko intego nyamukuru n'ugusaba umugeni kandi nukumutahana kandi n'umusabwa nawe azi ko aricyo cyabazanye. Niki cyabazanye ariko baciye ku ruhande. Ariko mana we haleluya urinjira muri kunyura hirya ariko intego n'ugusaba umugeni kandi baramumuha n'irembo baranarifasha ahubwo n'ibirori byateguwe no ku murenge bavuyeyo n'intore zirahari ariko ntibapfa kumuhe n'ibiryo biraho n'abakenyeye barahari ariko kandi rero iyo umuntu ajya kunanirwa nabonye tujya mu bukwe rero bwa mbere nimbubonye umugabo araza ati mva rero tingeje gusaba umugeni hano ati nta bindi byatuzanye ati ni umugeni witwa gutya umuhungu wacu witwa gutya baramureba bati ntawe uba hano ati none niba ntawe uba hano turatashye ati ubwo twibeshye arahaguruka ageze kwa mugabo ati si uko babigenza umugeni uramucyura ahubwo ukora ibisabwa. Haleluya Yesu wacu amen amen amen. Umugeni arahari ahubwo wowe bitwaye nabi. Uyu rero Karebu ni umuhanga cyane. Dore cya mbere yarabanje yakira ibya rusange. Yego. Icyo kwagira rusange babyuse ariko yakira umugabane w'abayuda bose ariko avuga ati ariko nanjye hari akanjye niherewe. Hari umwihariko. Reka mfanze fata iby'abayuda bose naha mpagumane ariko hari naho nabwiwe. Komeza ijambo ni ryawe. Turagira ngo abantu badukurikiye batwumve mugabo twumve mubyeyi twumve musore nyumva mukobwa nyumva nubwo uri aho ngaho ariko hari umugabane wawe w'umwihariko apana w'umuryango si umuryango. Ntabwo Imana yavuze umuryango atari umuryango. Iyo umuntu apfuye diploma yiraganda tawe akazi imyenda ya gisirikare tawe akazi biro none hari umuntu warabona ukoze umurage wa biro ni ese hari umuntu warabona ukoze umurage wa pastor oya ni ibyese ngo mbisigiye abana banjye bande basigira ubutaka ariko icyo ni umwihariko. Hari umuntu warabona wasigiye undi mu bumeya ahubwo ibyo ukuye mu byo wakoraga nibyo usigira nta nusigira undi bugitifu reka sikari byo nta nusigira undi bugapita n'ubupadiri ntawe ubusigira undi. Yesu hari umwihariko nuwo dushaka dusengeraho rero. Hari umwihariko wawe si bya mukuru wawe si bya rumuna wawe si bya inshuti oya ni umwihariko wawe. Ibaze kugira ngo bitandukanye n'amaraso ko amaraso barayatangana. Ariko nayo ni groupe burya. Groupe no gusanga umwana wabyaye mudahuje amaraso. Groupe ushobora guhura n'undi muntu ugasanga groupe yawe ifite uwo y'amaraso ariko icyo tuvuga hano ni umwihariko w'umuntu kandi yatahabona ni hari kuba umurage kuvuga ngo nzahaguha n'abana bawe nta wundi wemerewe ubugeyo nta uri bakandagire ni Heburoni. Amen. Ye na bugingo nubu. Amen. Kandi Heburoni yitondere iriya Heburoni irera da ariko wemera ko yavuze irarumbuka wemera ko ariyo yari yitwa Moriya irarumbuka kabisa wemera ko ari umusozi Moriya hararumbuka wemera hera nafumbire wemera ko ari uwo musozi witwa Moriya wa wundi yagiye gutamba igitambo cyitwa Isaka ese ujye ubyemera ku musozi w'iteka kizabona niyo Moriya rero niyo Heburoni hariya rero kuri Heburoni hariya kuri Moriya ni ahantu Imana isurira umuntu ngo kandi kime gitonze ku musozi wa Heburoni. Haleluya. Haba ngo ibime bitonyanga by'umugisha nta kibazo uko shaka gusubira Imana ishimwe ugiye kuzafasha tukajyana urumva
kandi ukuvuga ngo nubwo tuhabura nubwo utarahabona neza ariko umunsi wahageze hari ibime bigomba gutonda ku buzima bwawe. Burya yavuye i Shekemu aragenda ajya gutamba igitambo kuri Moriya, kandi Moriya niyo Heburoni. Amen. Kandi hagomba gufatwa n'umuyuda uzaba umwami w'Abisirayeli. Kandi umugabo twavugaga yavuga Karebu avuka hehe? Mu Bayuda ku muryango w'Abakenazi hafi aho cyo bita retribu cyangwa reklama ku bakongwa. So nashanga umva ayo magambo iya rusange arayifite. Turi Abanyarwanda, turi Abarundi, turi Abakongomani, ibyo turabisangiye. Amerika hari umwihariko w'umuntu ku giti cye. Haleluya, hari umwihariko kandi nta mujuru wiba, nta murozi, nta mugambanyi, nta gereza, nta mapingu nahawe. Dore ikindi cya kabiri cy'ubwenge, iyo adahaguruka ngo usabe ninde bari kumu, nta nundi nawe kuzahajya. Nukuvuga ngo rero kugira ngo habone nuko yavuze iki? Ya misango yavuze aravuga ageze ahantu hakomera, aravuga ati ariko kandi ushobora kuba waragize ikibazo kwibagirwa wowe, ariko nge wabibwiwe sinibagiwe. Erega ugu washobora kwibagirwa. Sinigitangaza rega, ubundi abantu bahuje ibibazo bahuza n'imigambi. N'abantu bahuje ingorane bicarana hamwe. Yego. Aho Yosuwa yarageze bari kwicarana na Kareba, ariko oya tubwizanye kuri cyane. Abantu badukurikiye ndiseguye rwose, ndiseguye kandi simfite umugambi wo kubakomeretsa, ahubwo ndagira ngo mbabwire uko ibintu byubatse. Umuntu w'umusore wakuze aganira n'abasaza, umuntu utaragira umugisha ngo abyare inshuti ze n'abatarabyara kenshi, kuko rimwe na rimwe bicaye basa n'abahuje icyifuzo. Niko bigenda. Ni kuko nta mushomeri, kuko mu gihe cyo kuganira w'umushomeri umuntu ujyamo ufite akazi yagiye ku kazi. Ni ukuvuga ngo Karebo na Yosuwa nabo bari batandukanye, kuko inzego zari zamaze kubisikana kera. Ariko birasaba umuhate wa Karebo, agenda akomange avuga imisango, avuga hari ibintu bitatu bigomba kumuhesha umugabane we. Icya mbere nuko yawusezeranijwe. Hallelujah. Icya kabiri nuko yawukandagijemo ibirenge. Hallelujah. Icya gatatu nuwo wumuhaye. Icya kane naho yawuherewe. Harahari. Yego. Yarabisezeranijwe, hari uwabimusezeranije, yakandagije ibirenge, kandi haraho yabisezeranirijwe. Bari yaramubwiye ngo ntiwibuke icyo Uwiteka yatuvuzeho. Reka uri muri huta cyangwa tuzavuga ku munsi wanyu ukurikiraho ko tuhigarukira yo ku misango. Abantu biyibagirwa menye usabane ubwira. Karebo ntiyagiye kubwira Imana ngo Bimwe wambwiye. Oya, ubwo yagiye kubwira umutwe. Ndamutse ngengatera ntamubwiye, yavuga ko nigumuye ku bwami bwe. Ariko reka nyene namubwiye. Mukamubwiza ukuri nta n'ibyo gusaba. Ati reka ko harimo bene Ruba amagambo arabonye, ariko avuga ati si wa musaza we koko ibintu byawe ubwa mbere tuje mu kumenyana kwanza. Aramubwira ati ubundi ushobora kuba waragize gute, waranyibagiwe kandi tubwizanye ukuri. Oya, twasenganye n'umugabo turasengana ashira imyaka nka muri 20. Yego. Noneho bukiye tuza guhura, ngewe ndamumenya kubera ubuzima narimo. Igihe cyanjye kinyemeza kumenya abantu benshi, ariko we kuko yakirenze nta mwanya afite wo kumenya abantu benshi, ahubwo ageze mu gihe cyo kumenywa, ariko nta mwanya afite wo kumenya. Yego. Abantu badukurikira, we ageze mu gihe cyo kumenywa, nta mwanya afite wo kumenya, kuko hari igihe cyo kumenya abantu benshi n'igihe cyo kumenywa. Ariko kandi igiye kumenya benshi namusanga ngiye kumusaba ngo bisanzwe ati oya tuburetse aturuwaye wowe. Ikindi namwibukije nizi nkobo, iyi myotso ufite hano, ufite umwotso nta n'ufite. Nabwanda ariko se mu by'ukuri sinitwa Vedaste, ntiwibuka n'iyi myotso twajyaga tuvugana kera tukireshya gutya ngo yo ngo ndakwibutse, ngo uravuze ngo ndakwibuka. Niko Karebo yari yaribagiranye imbere ya Yosuwa. Erega njye mbwira abantu ngo uvuga ngo kanaho ngo duhuze umutima mu rusengero, hoga n'igihe mutarahuza ibibazo ntimuzahuza umutima. Nta n'ubwo bashobora guhuza imitima kandi badahuje urugendo. Ariko naba nahaze nturi umugabo ushonje tugahuza. Duhuza umutima. Tuhurije he?
tunasenga kimwe tunabyina kimwe buri kwezi ntibanyirukana mu nzu baravuga ati kutishyuye tuzaririmba bimwe kandi wowe urishyuza n'uwishyura bihuriye hehe hari urwego umuntu urahetse simpetse amashimwe arangana urarya wariye sinari amashimwe arangana waryamye sindarabagaza amashimwe arangana urambaye sinambara ufite izina nye naryo nge turazigenirwa mu rugo ngo kuki ngo mudashimira Imana shimira Imana kuko wowe ibyo yawe bitandukanye n'ibyaje nanjye nimbikora nanjye nibiza nzihishimwe turi mu cyiciro kimwe ariko ntiduhuje ubuzima uragenda wicaye nkagenda mpagaze amashimwe namwe imvura yaguke imvura iragwa ukagenda yagwa ngugama turashima kimwe duhuje ibibazo se ufite intwaro y'umugongo kubera kwicara ufite intwaro y'umugongo kubera kwikorera imizigo urumva ibyo bintu birangana ufite indwara yo kugabanya isukari kubera ubwinshi bwayo undi afite indwara yo kuyibuza kubera ibiryo ariko Bibiliya yaravuze ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma namwara ngo nicyo gituma nkomera mu maso ya kamera kandi ngo sinzatinya kuko unsindira ari hafi yayo aravuga ngo haracyariho ibyiringiro kw'igiti naho cyatemwa yego ariko kizongera kizongera nicyumva amazi kizongera kuko ibanga ryo kumera ni mu mizi Yesu shimwe kandi yashima ko bagikandagira bakakirundaho ibyatsi n'ibiyorero icyatumye kareba adapfa icyatumye atahuma icyatumye ururimi rutagobwa kiranamuhesha umugabane kuko niryo sezerano yari afite kiramuhesha umugabane kuko niba agihumeka atarahwera akuka kagitera agatima kagitera agifite amaso yo kubona icyamurindiye muri ubwo buzima kiramuhesha n'umugabane reka tubwire abantu badukurikiye abantu bagihumeka gusa bafite amasezerano bakireba ndakurahire mukuri ku ijambo ry'Imana Imana izasoza icyo yavuze erega ntabwo turindwa n'ibiryo twariye turindwa n'isezerano yaduhaye kuko yitabasha kubeshya uribuka ibintu Baramu yabwiye Baramu yabwiye Baraki hambwe atarika Imana si umuntu ngo yicuze kandi si n'umwana w'umuntu ngo ibeshye ibyo yavuze no kubikora izagira gute ntizabikora nakabazo ahita amubwira ijambo vuga ngo dore nategetswe si uburenganzira nta gahunda afite ifaranga wampaye naribitse inyama naziriye ariko ufite ikibazo dore nategetswe itegeko rindemereye rinsaba kubahesha kandi niyo ntanabikora yamaze no kubaho ariko baragira ngo mfire kuri mikrofone yeah Jesu bride ma le kondere sabara de shay yes tola mandere bride yaravuze ngo dore nategetswe kubahesha kuremera ndabifite hari nayo nasize mu rugo ibiguzi ndabyicariye hari ikintu kindi hejuru ntabyo nakora nta simba kunda ariko bagiye hari itegeko drame fo aranyumva ariko ngo nategetswe hari ijambo munsi rikurikiraho ngo kandi nayo yamaze kuwubaha niyo ntabivuga nta kibazo uzi impamvu Imana yakoze gutyo nuko yabwiye Aburahamu ngo nzakugira umugisha n'urubyaro rwawe iyo yemera cyane iyo yemera imurya ari gukunda pazo de refora urumva ndagira ngo bagudukurikiye kumugabera ministries mukozi Imana tukiri kumwe aya magambo yumve neza mu rwego ruri hejuru nuvuga ngo ntabwo ari ubushake gutanga umugisha baravuga mu cyongereza ngo I have a command shona nasema nina amri kutoka kwa Mungu fite ikintu kindi hejuru kinsikamira kimbwira ngo nategetswe kubahesha kandi nawo yawubahaye yitwa Petero basanze barimo baroba ego baramubwira ngo mwigi twakesheje ijoro turu igitangaza kirimo ubundi
ubundi ari iz'ijoro akaba n'izakumana yego ariko ijambo ry'itegeko ry'umwami ryabahaye iz'ijoro ari ku manywa. ndabizi kuba turiye amazi twumvikane ku manywa hari abantu baza kurangura izirobwa ku manywa niyo zibonye ku manywa uzishyira hano mu giturage. njye ntabwo nabaye kunywa ariko icyonze kandi ku manywa barubesha urushundura rumwe tuntu bajumbamo nta n'abakiriya baza kugura. Iyo ubonye za ku manywa zibaye nk'umwaka ugize ujya mu cyaro kuzijyanayo ariko iza nijoro baza kuzihahira kuzisanga ku nkombe. mu gitondo. Noneho itegeko rya nijoro Yesu aryimurira ku manywa, abikora aho bidakorera, abikora mu gihe bidakorerwamo, aho bitabera, aho batabitekereza, aho icya kabiri umunyamakuru yari ahari ntibanazirobeyeho usanga ziroberwa, bagiye imuhengeri kandi nta fi bimuhengeri rwagati. Sinzi niba mbeshye ibi bantu banze ubyumve kandi nzi kuba indusha amakuru. Nta fi bimuhengeri yarya iki? Yarya iki? Nibyo rero mujye imbere bati ntabwo tujyayo, hari iki se hariya? Ngo Yesu yahageze mu gitondo ngo batangiye kumesa inshundura bajya kujyana muri market supermarket bahombye, abari buteka ubwari bwa mu gitondo bahombye, indobo bazikoreye basubiyeyo. Abikodi for la gremesai. Oh Amina. Rikubesha utagomba kuba. Tegeko rikurokorera mu rupfu, tegeko rikubakira dushaka gutekereza. Kandi tegeko ntirivuze induru. Ibi bintu biramfashije, naryohewe. Ndafashijwe ndanataka. Kuko Yesu afite ubushobozi. Muri Kristo harimo imbaraga ndengamitekerereze zo kuguha, zo kuguhesha. Bikanyura mu batabitekerezaga, mu batabyifuzaga. Reka abantu batwumve. Yesu yanje akora ikintu kimwe. Yarabwiye ngo umushyire ubwato bwanyu aho ngaho, abanza buhagararamo. Kuki ubwo barobesheje nubwo yahagazemo. Ubundi Yesu akeneye twe gusa. Ntabwo kamfashe bakumve, fasha abantu babyumve. Yesu ubundi burya ntabwo Yesu yari akeneye ba nyiri ubwato, ariko abanza gufata ubwato. Nkuko Karebu nawe yomatanye n'Imana. Gufatana gutya ni nka gutya ntawo batandukana. Aromatana gutya ariko aravuga ati twomatanye n'Imana n'Uwiteka Imana. Ntitwarebye ku burebure n'ubunini, ntitwarebye uko bangana. Iraturinda. Burya ngo waratuye no mu gihugu kirimo imibu myinshi cyane. Idukiza imibu. Yitwa tsetse. Yego. Idukizinda. Turomatana. Kuko twomatanye. Amahoro y'Imana bane. Tanye n'Uwiteka. Niyo mpamvu aduhaye Heburoni. Urumva na Yesu ahagaze muri bwa bwato amaze kwijya ati nimutsure mujye muhengeri. Saza mu gihe Yesu akeneye ubwato bwita umutima wawe, banza womatane n'Uwiteka. Uburebure bw'igihagararo n'intambara z'igihagararo ntibizagukura Imana muri wowe. Amagambo bamvuze ubukene bwaje. Baranyanga. Ese bakongo bakugire gute? Reka rero nkubwire ikindi cyabayeho. Ngo bagejeje ubwati muhengeri. Sike ntiyabwiye. Yarabwiye ngo bajugunye iburyo bw'imuhengeri. Iburyo. Sangurira agafanta nkubwire. Sangurira agafanta nkubwire. Kasigaye n'inkora kakandi katagira amasukari. Nkubwira ibanga. Buri muntu wese afite uburyo bwe Imana izamutabariramo. Kubwato. Hiwe. Yego.
ntago bihura nk'ubugiye ko twicaye turebana uburyo bwacu nuba ariko ubwanjye bwagarukiraho ubwawe buri butanu ubanga ubwanjye bugarukira kuri wowe je ntago nakomeza hirya yawe je ndi hano urumva aravuga ngo mujugunye iburyo bitumye nekereza bakora akazi kamwe bagahembwa amafaranga angana urakoze umwaka bura minerivare z'abana undi akabishyurira mbere mwagiye bikabasitarago undi ari kubimena mwagiye kwa muganga se ntimukirire icyarimwe kandi umuganga ari ngo bitara ari bimwe indwara rimwe ariko rero ikiganiro cya kano kanya turongera twubwire ngo ufite uburyo bwawe nta mpamvu Heburoni yawe abantu bayitindamo ni yawe haguruka Yesu ategereje kuhaguruka cyane akeneye ubwato bwitwa wowe Yesu ategereje ko uhaguruka yarategereje bari abantu ubundi ifi zigize gute zirahari tubwiza abantu kuri zari zabuze ikiyaga kirahari inyanja irahari ikindi bari abagabo bagiye kuroba hari kosa bari bakoze ntaryo bagendeye mu gihe baroberamo barobera aho basanzwe barobera batwara ubwato batwaraga n'imitego batwara inshundura zabo bagendera ku masaha bakorera mu gihe Yes ariko ubishaka tirekada itegeko rirobesha ninjoro ndarishyira ku manywa Yesu yanashaka ko abantu bamenya imbaraga ziri muri we hari igihe gutinza mu kibazo yego atarukwa kwanga ari kugira ngo abantu bazamenye abantu bazamenye abantu bazabone ko Imana ifite imbaraga urakoze cyane no turagarutseho gato cyane kugira ngo Karebu amenyekane no twari duhereye yabanje atanga imisango yego avuga ati nigene kwa kundi ngewe bisubiremo byumve wariganye kwigihana abana bariganye babanye mu kigo kimwe abana bacu bashoye kwiriba rimwe abona muzehe wapi abana muzehe timuzaza ko atari kunyeganya se ndamuririmbira atabana bararimbanye umuntu ngo urashonje yahaze ari gutura imibi uze ko atamenya ko inzara iryana hari n'ugize amazi umuntu yaburara bugacya akabura n'ibijumba arundi mwana bwato ariko twe mu rugo twaburaye turya umureti ngo yaburaye mu gihe hari umuntu urangiza primaire atazi uko umureti umera oya natse ngo umureti ni bikisi hariho nabwo ubushize nese baguha uwumutse cyangwa ukunda umureti ngo se ngo byo byumutse bitose ndabizi uko nyine urabyumva twe dusohokanya ahantu hafa se ukore umureti wumutse cyangwa utumutse ngo ngari ibyumutse ntabyo nzi nibitumutse ntabyo nzi ukoresha uko umuntu wavukiye Kigali muri Gahanga atarakandagira ahantu bita Nyabugogo afite imyaka 38 amateka arakuzinga ameze nka murwayi wari kugidendeze kare baramubwira atari ko rero ndabona kugira ngo unyumve byagucanze ati kugira ngo unyumve neza ashaka kuvuga iryo jambo ubundi aho ngaho abonye ko imisango atayishyikira agira ibintu amutereka imbere yabimuteretse imwe ati noneho rero ati wimbwira ko buri indege namwe ati wimbwira ko umwana agiye kwiga oya mwakushize yaragarutse niko mbwira ati mva rero nkubwire nabonye ibintu biri kuri ariko nta kintu wibutse ko nge nawe twomatanye n'Uwiteka turi abantu 12 muri bo ari nge nawe tukagenda tukageraho ibintu biri yego nta bintu twahagazeho nge nawe tukazana n'imbuto undati byose imbuto nibigeze tereka nkubwira iki twavamanye amazi mu cyaro nubwo atariko se genda hano nzi umuntu umwe ntari buvuge hano Imana tugire neza ngo nanga umuntu unyibutsa ko nabaye umumotari ntabwo ashaka ko bavuga amateka ko ari mu modoka ihenze hari ubwo utari kuri kugenda gutwara imitumba y'isi uragiye ingurube ngo yanga ariko ntugatesha agaciro hari abantu yashaka ko amateka ye aboneka ntashaka ko bavuga ko kandi gukira ni igisobanuro cyo gukena arabihina aravuga atari ku bundi ntabwo wibuka icyo Uwiteka yatuvuzeho nge nawe icyo gihe umugaragu w'Imana Mose abandi 10 bavuze inkuru z'inshamugongo zitera abantu ubwoba nge nawe ndabona n'iki Imana yatuvuzeho udashaka kukibona kuki cyose utakibona na Mose wasimbuye ngo nibyo mvuga niba utabihaye agaciro n'iki Imana yatuvuzeho ntiwagiha agaciro umukozi w'Imana Mose niba utabyumva Kadeshi Baruneyaho nta makuru hafite ntuhibuka ntabwo uzi icyo ntahema
umusaza ngatangira kuzunguza atangira vuga ariko ndumva nkwibuka nunibuka naka gakovu mfite ntabwo wibuka kiriya gahunda nta muntu uzi wakundaga kurya ibijumba ntabwo bizi tuvugana hariya avuga ati ntabwo uzi icyo yambwiye akakimvugaho kazaba we ntiyanavuze neza ko ari cyo babwiye bati icyo yamvuzeho yewe byacyo wibutse niba ushaka kubitabyumva ibuka aho yabitubwiriye icyo yatubwiye n'uwo yatumye n'icyo yavuze kazampanga ikiranda kireba undi ngo yabaye nk'umuntu uguye mu mazi ariko amakare ntiyamushiramo ambwira ati kare ati byo ndabyibutse niko mbwira ati byo ndabyibutse ndabyibutse ariko urashaje warakecuye Yesu mwene Dawidi ndabyibutse ariko si ibyawe ngo ndashaje repoza ndashaje nkivuga ndashaje nkirya ndashaje nkigenda komeza ubivuge ariko hari yavuze mbere kirengagiza ko Imana nyir'ijuru yarebye umwana mu mukecuru w'ingumba ikabonamo ishyanga riremereye abandi babona agakecuru kajya mu isanduku ikunanira urashoboye ngo yajya agahindukira umugabo witwa na kimwe yego kimunanira harashoboye ngo yajyaga muri batari na kimwe kimunanira harashoboye. Imana ireba mu nyanja itukura nta bwato ntaki ikarema inzira itarigeze kubaho. Nta mazi aba mu rutare ubundi amazi aba munsi y'ibuye ariko iyabika mu ibuye yategereza Abisiraheli na kimwe kuko Imana idategura inzira ari uko hageze arashoboye. Urumva mukozi ni ureba mu nda y'ingumba akabonayo kabona ishyanga rikomeye. Yes. Haleluya. Ntabwo urugendo rwacu Imana irutegura ari uko tuhageze. Oya. Iba yarabiteguye mbere kandi uzancungire urebe hafi y'ikibazo niho hafi y'igisubizo. Ikindi tukivuga dusoza. Bimwe mu bimenyetso bikwereka ko Imana ivuze ni uko iguha amasezerano atandukanye n'igihe urimo. Wonderful gasubiremo. Bimwe mu bimenyetso bikwereka ko ari Imana ivuze ni uko iguha amasezerano atandukanye n'igihe urimo. Igusanga ukubura mu muhanda ikakubwira ko uzajya Dubai. Yego. Ntibisa. Igusanga uri koza ibyombo ikakubwira kuzaba nyirabuja w'amahanga. Isanga umugaragu kwirembo ikamuha isezerano ry'ubwami. Nyamara ngiye uko nabigenza ngubwira uko njye nabigenza nabwo ninkurikije rero ko uri bakwizamu ngiye kuzaguha igare. Nimara kuguha igare nzagushakira perimi ya moto. Wavuze ko igusezeranya ko izaguha inzu baguhaye priave. Uri waraye ku mifuka hanze. Igusezeranya kurya wabuze n'ibyo muri mondisi ikakubwira kuzasigaza ikakubwira abuzukuru utaranasama. Umva ijambo twumvise. Haleluya. Imana iguha isezerano ritandukanye naho urimo. Ukubura mu muhanda ikakubwira Dubai cyane abo mwicaranye batarasaze ati nabo barakabya bizaba kareba ukurikije igihe yarimwe muri ubwo butari yaramusetse ukamubwiye ati kare ati ndabyibutse we ariko ikibazo mfite urakecuye urakadiye ibyawe nta bene wanyu ntaho uzagera uzaca ndabwira ati cecekere reka badukurikire ku munsi ukurikiyeho. Turabashimiye cyane reka basengera Imana kanya gato. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Turagushimiye kubw'abo bagabo badukurikiye n'aba babyeyi badukurikiye n'abasore n'abakobwa abari kure n'abari hafi abacuruzi abaguzi abahinzi aborozi abari mu bihe bikomeye abari mu bihe biryoshye ndetse n'abari mu bihe birura turabasengeye ngo imbaraga z'Imana ziherekeze ijambo yavuze. Mu izina rya Yesu buri muntu wese uri mu bihe buri muntu wese uri mu munezero buri muntu wese aho buri muntu wese ahagaze n'uri mu ndimba yumva ko byarangiye ntabwo byarangiye turamusenye ngo Imana ikimuhaye guhumeka biratangiye. Hallelujah. Izina rya rihabwa icyubahiro urekeze iri jambo tubasenge Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ubumwe bw'abera Ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka.
mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka.